Itorero ry'abera mbashimiye ko mwantegeye ugutwi mukaza kundika amategeko mwanashyize ku mutima. Ni ukuri iyo duteranye ngo mu ijuru banezerwa, kuko ngo biravuga ngo abakerubi, abamarayika, ibiremwa byose byo mu ijuru, umwami Imana, umwami Yesu, umwuka we, ngo bategerezanyeje amatsiko ngo yo kuzabona umugeni wa Kristo. Ngo iyo babonye duteranye baravuga ngo wawu, bakomeje urugendo bakomeje urugendo. Iyo babonye tugeragezwa baravuga bati mukomeze. Mbese nka cya gihe ubona umuntu ari gukora course yiruka, abantu bari hanze bari kumufana bati komeza. Abaveterana bari kuvuga ngo ni ukuri natwe twaciye muri uwo muhanda twiruka. Ni ukuri Pawulo aravuga ati ibintu byose mbishobozwa na Kristo wumpa imbaraga. Ni Kristo wenyine uduha imbaraga zo kwiruka, ngo kugira ngo dusingire ikamba ritangirika. Ngo ntimuzi ko abiruka ngo mu rugendo ngo baba benshi, ngo ariko uwakira ikamba akaba umwe. Ni ukuri mureke umwami Yesu adushoboze tube umwe muri abo bantu bazakira ririya kamba. Ngo ni ukuri Yesu arababwira ngo muzicara ku ntebe mucire imiryango 12 y'Abisiraheli, kandi muzakubirwa inshuro 100, ngo kandi muzahabwa ubugingo buhoraho. Navuga ngo abera mwese kuraje, abera mwese kuraje. Ni ukuri mukomeze mwiruke, ni ukuri ntimurebe inyuma, ejo mudahinduka nk'umugore wa Loti. Mwiruke mukomeze urugendo, mwiruke mukomeze urugendo, nta kureba inyuma. Uriya mutipe yaririmbye indirimbo nziza ngo umbwira ko utaza nsiga uzabana nanjye, ntereye umusozi nzamuka ngana iwacu mu ijuru. Nubwo ibirushya ari byinshi, oya sinzasubira inyuma. Nirengagije ngo oya ngo ntabwo ari nirengagije, ahubwo aravuga ngo ntumbiriye amaso imbere, nirengagije ibiri inyuma. Ni ukuri ureke dusiganirwe aho intwari zananiye, intwarane rwose dutwarane. Bibiliya iravuga ngo tuzasubizwamo imbaraga nk'ikizu, ngo tuzasubizwamo imbaraga nk'ikizu. Amaso yacu y'umubiri ntabasha kubibona, ariko umwuka we utuye muri twe ahora atubwira ati mukomeze urugendo muzatsinda. Niho imbaraga zo kwizera zigaragara. Ni ukuri mukomeze urugendo muzatsinda. Ni ukuri aravuga ngo ni ukuri uko mwavuganye, ngo ni ukuri rya jambo rivugira mu mutima wawe, ngo ni ukuri niko nakubwiye, ngo ni ukuri narakubwiye ngo komeza, ngo komeza, ngo komeza, ngo ni ukuri ugiye kuhagera, ngo ni ukuri level ya mbere ugiye kuyigeraho. Ntabwo uhita urangiza ugera kuri esikariye ya mbere ukongera ukigakurira iya kabiri, ubanza kunyerera. Ntaza kugendera ukavuga uti Mana uri he, ko ntakubonesha amaso, Mana uri he, Mana wagiye he? Ariko wajya kubona ukabona urafatirije uragiye. Ukongera wajya kubona ukabona urangije esikariye ya kabiri. Umunsi umwe ndarota mbona ngo dutonze umurongo tugiye kwinjira muri bisi twambaye imyenda ya gisirikare. Tugeze imbere ngo baratubwira ngo mutwereke ama identite yanyu. Ndagiye kurambona irangamuntu yanjye irashaje. Ngo bagezeho barambwira ngo sura irangamuntu irashaje. Ariko mbere nkaba narigeze ndota niruka mu misozi, imisozi, ariko ngo mfite imbaraga nyinshi. Ngeze ahantu hari agasozi gato gutyo kari gafite ibitaka bisa n'umutuku. Ngo haza umugabo ngo arambwira ngo cano, ngo dore abapolisi barabagiye ngo abantu banyirukagaho bari abantu bari bambaye ibintu by'umukara. Uwo mugabo arambwira ati cano, atugenda uhita muri uriya muhanda, turimo abapolisi. Ati ngeze imbere ndavuga se abapolisi namenya niba atari bari kunyiruka imbere, kunyiruka inyuma. Ati ko n'abandi ntasobanukiwe ibyabo. Ati reka nizamukire. Mbona ngeze kuri bariyeri, nk'abantu mwe nabo ngeze kuri bariyeri ya Kongo, hano kuri petite bariyeri. Ngo mpageze ngo barambwira ati tuzanira irangamuntu yawe. Ngiye kubona ndababwira nta rangamuntu mfite, ngo ariko nsanga mfite mituweli.
nsanze mfite mituweli ngo barambwira ngo hagarara ku ruhande. Mva mu nzozi cyane mbabaye, icyo gihe hari muri 2018, mva mu nzozi cyane mbabaye mvuga Mana kuki mfite mituweli, ariko mituweli asobanura ngo nubwo nta identite urahabwa ariko ufite assurance. Hari ukwishingiye ukuri inyuma, hari nawe wa mugabo wakubwira ati ca hano cyamika batagufata. Nuko niho naje gukurikizaho izo nzozi za kabiri, mbona nambaye imyenda ya gisirikare, nkokinze neza nambaye neza, ngo ariko ngeze kuri iyo bisi igiye kutwohereza ku rugamba, ngo barambwira bati irangamuntu iracyageze gute, irashaje. Ariko Kristo hagati aransura arambwira ngo identite ni njye uzayiguha. Maze kurota ndi kuri barriere arambwira ati identite ni njyewe uzayiguha. Bwa kabiri nibwo naje kubona mbona identite irashaje. Yesu we, ndavuga birakomeye, ariko ndakomeza urugendo. 2020 urabona ko izo zari inzozi za 2018, 2019, 2020 ndota. 2020 shuje kwa pasi nibuka itariki, ndota ngo mpagaze imbere y'amazi, ngo ngiye kubona mbona ngo David Oyedepo anzaniye ubwato bwari bwananiye, ngo bwari ubwato buzinze bumeze nk'ishashi, ngo ku buryo kuburambura byari bigoye. Ngo ngiye kubona mbona David Oyedepo umwe ufite akajisho kajya gufunga wa Nigeria anzaniye ubwato. Nako bwananiye arambwira ngo bwakunaniye nsana nkwereke. Ngo ngiye kubona mbona araburambuye, ngo arangije arambwira ngo ngahinjira mu mazi ugende. Ndongera ndota Ben Hinn ngo mbona ngo aturuna umubumbe w'isi, arawuturuna arambwira ngo urabona uyu mubumbe ngo niko ugiye kuwugendamo. Arangije nkora ku mutwe ngo numva ntangiye gutitira, ariko ndavuga ni wawu, n'Uwiteka ndagushimiye ko wantoranyije ntabikwiriye. Ngo ni ukuri ntabwo ari kubw'imirimo, si kubw'umuryango mvukamo, si kubw'ibyo nakoze, nta n'icyo unyibukiraho. Ngo ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abona atoranyije kera ngo nabamenye isi itararemwa. Urongera uravuga ngo urambwira ngo nzabana nawe, ngo nguhaye kubika no kurimbura. Urangije urambwira muri Yeremiya igice cya 3, sinibuka umurongo neza, urambwira ngo dore yanje nkugize umuriro, ngo ariko nawe mbaye ikizingo, ngo kandi ntuzabatinye, ngo se waroye ko ijambo ryanjye ndirinda kugeza ubwo ndisohoje. Nuko ndavugana, ariko Mana uratangaje, ngo ni ukuri ngo iby'amaso yacu atigeze abona, ngo iby'amatwi yacu atumva, ngo nibyo mbwikiye abera banjye. Ni ukuri umuririmbyi aravuga ngo umunyantege nyabwe ngo ndakomeye, umukene ndatunze, impumyi ivuge ngo ndabona ibyo Yesu yankoreye. Ni ukuri impumyi mu kutareba kwayo k'uyu mubiri, ngo ariko amaso yarahwejeje avuga ngo ni ukuri ndabona ibyo Yesu yankoreye. Umunyantege nke wari usuzuguwe, uwo ni Lazaro, ngo aravuga ngo umunyantege avuga ati ndakomeye, ngo nubwo dusa n'abaciriritse, ngo ariko dutungishije benshi. Ni ukuri hari reverasi Imana imaze igihe impereza, narayikunze. Yarambwiye ati tegereze mu muhanda ndahareba, ati urabona ukuntu abantu bagenda, ati ndabibona. Urabona ukuntu imodoka zicicikana, ndabibona. Urabona ukuntu ibiti bihagaze, ati ndabibona. Urabona ukuntu amazi atekanye ari hamwe, ati ndabibona. Umwami Imana arambwira ati bikwereka ingabo zanjye ziparitse zuzuye aho, zuzuye, ati koko kubw'umwanzi ziriya modoka zose zagongana, kubw'umwanzi aba bantu barwana, kubw'umwanzi ari amazi yakwivuruguta akabyara imyuzure, kubw'umwanzi imvura yagwa ubudashira. Ati ariko waroye ko ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Ati ni ukuri ngwisha imvura ku babi n'abeza, ndi urukundo rw'ibihe byose. Ndi urukundo rw'ibihe byose, ndi umwami w'abami. Ngo waroye ko mpagarara ku ijambo ryanjye kugeza aho ndisohoje. Ngo nuko abwira Gihazi ngo arasenga, niko ijambo rivuga. Hatangira avuga ngo nako Elisha arasenga, ngo aravuga ngo mwami Imana, ese wahejesha amaso ya Gihazi akabasha kureba ingabo zitugose? Ngo nuko ngo ahita abona ngo amababa arakubita. Umwami Imana arambwira ati uko niko ndinze umurwa murimo, uko niko nzenguruka. Ati baze noneho abamarayika bakugose ukuntu bangana.
ngo ni ukuri ingabo igihumbi zizagwa imbere yawe, ngo ariko ibyo byose uzabibonesha amaso, ngo ubone ibihembo by'abanyabyaha. Yo, ni ukuri ntimutinye, ntimucogore, Uwiteka ari kumwe natwe, Uwiteka ari kumwe natwe. Ngo wambukije Abayisiraheli inyanja itukura, abasha no kutwambutsa inyanja itukura turebe imbere yacu. Ni ukuri muri tugire kwizera, ngo nk'akabuto ka sinapi nta kindi yadusabye, kuko yari azi ko kwizera ntako dufite. Abigishwa bari kumwe nawe, bagendanaga nawe, bari bafite amavuta, babonaga ibyo akora, ariko baramubwira ngo Mwami Yesu twongerere kwizera, twongerere kwizera, twongerere kwizera. Bahwesheje amaso y'umwuka bareba urugendo, babona imisozi, kandi koko niko byagenze. Ngo amaze kuva ku isi, ngo arababwira ngo muzagenda mugere i Yudeya, Samariya na hehe, ngo no ku mpera z'isi. Mu gice cya 8 umurongo wa mbere avuga ngo baratatana, ngo intumwa ziratatana. Abo ba Sitefani barabica, abandi babakaranga mu mavuta, ariko Umwami Yesu aravuga ati waronye ko ndindi ijambo ryanjye, kwari ukugira ngo batatane. Ubutumwa bwiza bugere n'iwacu, butugereho, kuko abana b'Abayisiraheli bari babwanze, ariko Imana iravuga ngo hari n'abandi ngo hari n'abandi nagiriye ku musaraba, ngo ntabwo ari Isiraheli gusa, ngo hari n'abandi bakwiriye ubuntu bwanjye. Nuko hanje nanjye nibonamo, ndavugana ariko Yesu ugira neza. Hari umunsi nigeze mbaza Umwami Yesu unshiki nakoze iki, ariko disi Umwami Imana ni fidele, ngo yatoranyije, yaramutoranyije, ngo nta nubwo ejo narimo nganiriza umuntu ndamubwira ngo Imana igirira iki, ikavuga ngo wenda gukunze we singushaka. Nta nubwo ntushobora no kuyibaza. Iyi sinzi igice cy'Abaroma kibivuga ngo Yakobo naramukunze, ngo ariko Esawu ndamwanga. Wese ubundi ngo wabaza umubumbyi ngo kuki wambumbye gutya, ngo none se wayikwestioninga akayibaza ngo ibi ukora ni ibiki, ntacyo yagusubiza, kuko ari Umwami w'abami. Ngo ni ukuri mu cyubahiro cyayo ni Umwami w'abami, ni Umwami w'abami, imitaga n'imitaga, ni Umwami wo kubahwa, ni Umwami wo gusingizwa. Ni ukuri ntushobora kwibaza ngo ibi wabikoze gutya, ibi wabikoze gutya, ariko wagize amaso ukagira ubwenge bwo kuyibaza, ubu uri uwatoranyijwe. Kuko uba utangiye kubaza ati Mana, uru rugendo rumeze gute, turugendanyemo gute, turukozemo ibiki? Ariko akakubwira ngo uwo mubiri wambaye ni umubiri w'iyi si, Umwami wawo azakomeza ugerageze kugira ngo akomeze agere ku mutima wawe akugirire nabi. Ariko Yesu aravuga ngo ntimutinye uwica umubiri, ntimutinye uwica umubiri, niko Yesu yatubwiye. Ngo ariko mutinye uwica ubugingo n'umubiri, urumva, bakabijyana muri gihonomu. Ni ukuri muhagarare ku munara wanyu. Habakuki aravuga ngo ngenzi ahagarara ku munara. Iyo umuntu ahagaze ku munara aba areba ibiza, ubundi akatura ngo ibiza binsanga byose binyerere bisubireyo, bitavuye ku Mana. Mwabana b'Imana mwe mukomere. Muri njye avuga ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko Umwami ari hafi kuza. Dore igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ageze hafi, hahirwa abamesa amakanzu mu maraso ya ntama. Ni ukuri mureke tumese amakanzu mu maraso ya ntama. Sinzi icyanditswe cyanjemo mu kanya, ndaza kugisoma neza, ariko Yesu ngo abwira itorero ry'i Filadefiya, ndagushima ibi ko wabikoze neza, ndagushima ibi, ariko ageze avuga ngo ariko ndakugaye iki, nzazana icumu aho uri. Urumva bivuga ngo gukizwa birimo kuba vijira, kureba impande zose, ntitukaba amaso. Arongera aratubwira ngo mumenye ibihe. Erega ibihe byose bibaho. Njya nibaza ngo hari imyaka nabayeho ntibinashaka kubivuga, ariko ibi ni ibihe. Harimo arampa umwanya wo kubikoresha. Yo abera mwese munsabire mbikoreshe nk'uko bikwiriye, kandi nanjye abera bose ndabasabiye Umwami Yesu abaha imbaraga mukomeza urugendo. Mukanya woza nganiriza arambwira ati nimuhumure, abo natumye mwese
ndazirikana isezerano nabahaye, abo natumye mugaca mu nzoka z'ubusabwe, mugaca mu mvura bakabaseka, dore mwarasaze, abarokore n'ibicucu, ariko barya amafaranga, ariko bagira gute, ariko Mwami Imana arambwira ati muhumure, izo nzira zose naziciyemo, murabe intwari kandi mube maso, kuko mukiri mu isi y'amagorwa, ibihakorerwa byose ndabizi, ntimugire ubwoba nabibayemo. Barabaririmbyi bari bari mu mwuka, ati ntimugire ubwoba nabibayemo, ngo sinkibita abagaragu muri inshuti zanjye, kuko ibyo nababwiye nabyumvanye data, muraba bakurikiza ijambo ryanjye, urugero nabahaye ruhore rubaranga. Ntabwo nkibita abagaragu muri inshuti zanjye. Yesu rwose arabihamya ati sinkibita abagaragu muri inshuti zanjye. Mu Baheburayo hari igice kivuga, niba ari igice cya 2 umurongo wa 4 sinibuka neza, ariko kiravuga ngo kuko abana bahuje umubiri ngo niko twahawe gusa na Kristo. Ni ukuri ngo bategererezanya amatsiko, ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko ngo y'umugeni wa Kristo. Nongeye kubabwira ngo Kristo ntatwita abagaragu, Kristo atwita inshuti ze, Kristo atwita ati narabapfiriye. Ati buri munsi baravuga ngo nawe ngwino naragupfiriye, nawe ngwino naragupfiriye, nawe ngwino naragupfiriye, nawe ngwino nakumeneye amaraso. Ati kandi kirusha ibindi byose, amaraso yose arabora, amaraso yose aranuka, aranibagirana, atariko yanjye ahora ari mashya, ahora tweza, duhora twijandikamo, ariko mwabantu mwe turijandikamo ko turi mu gihe cy'ubuntu. Ariko mube maso, ntabwo turangiriza urugendo rimwe, kuko ngo Imana yacu ni Imana y'abazima. Navuga aya magambo ejo ngataha, nabikubwira ejo ugataha. Nukuri mureke duhagarare mu izamu, duhagarare dushikamye, duhagarare Mwami, duhagarare Mwami, ngo uhagaze akomeza abe maso atagwa, kuko ngo umwanzi yaradusabye. Hari umuntu muzi se muri buri umwanzi atasabye? Ntawe. Ariko umwami Imana hari igihe avuga ati mwamubonye, ati wamubonye, aturazerera ujya he, ati wamubonye, wamwitegereje, ati none se ko wamuhaye byose, ati wowe kora ku bindi, n'ubundi byose ni iby'isi. Yari umukozi w'Imana nkunda, natangajwe n'ukuntu buri saa 8 top abafashe mikoro atangiye kubwiriza, kandi n'umukire kuri iyi si. Naje kureba nza gusanga ndayishurirwa Paulo kuvuga ati ngo byose nabibonye nk'amase, atariko ndaharanira ikamba ritangirika. Uyu mugabo nawe yararebye aravuga ati aho kurara heza narahabonye, inzu nziza za Bogati, hariya niko bazita, za modoka nziza cyane, ati zo nazo nazibonesheje amaso yanjye, ati zose ndazifite, umugore mwiza ndamufite, abana beza ndabafite, icyubahiro naragihawe, atariko ndaharanira ikamba ritangirika. Ati kuko ibi ngibi narabirebye nsanga bimeze iki nk'amase. Tubitunge, tubinezererwe, kuko ari umugisha Kristo yaduhaye. Ariko ntibitwibagize iwacu. Ngo barabirebaga bakavuga ngo yo turabashitse n'abimukira, ngo kuko bifuzaga gakondo irusha indi kuba nziza. Ngo bifuzaga gakondo irusha iyindi kuba nziza. Bana b'Imana, ibyo nibyo bose baciyemo, ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi. Ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi. Mureke icyo kibaya natwe tugicemo, sibyo? Mureke icyo kibaya tugicemo. Doni umuntu yarabiririmbye ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi, ariko kurimba ngo afada na 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 na, ngo haranagera igihe igitero cyo hagati agera akavuga ati dufite ikibaya. Mwongere muyumva iyo ndirimbo muyitegera amatwi neza, avuga ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi, kandi koko turagifite. Nta excuse n'imwe dufite. Sindi bugiye gusenga nta myenda mfite. Abana bo mu gakiza nuko bitangira bavuga, sindi bugiye gusenga nta myenda mfite,
abandi dimanche bahagize umunsi wa siporo, abandi ni igihe cyo kuruhuka, za jimu n'ibindi byose. Pawulo aravuga ati ibyo byose ndabyemera, ariko byose siko bimfitiye umumaro. Ati kandi kwitoza k'umubiri bigira umumaro muke, bigira umumaro muri bike. Kwitoza k'uyu mubiri bigira umumaro muri bike. Niyo mpamvu umukozi w'Imana buri saa munani aba afashe mikoro, kandi ibyo byose yabihawe kuko yaje gusanga ko kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike. Sibyo? Ariko ndagira ngo mbabwire, ntabwo duhorana amarira ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwaki impundu zikavuga tukavuga ngo ayi. Niyo mpamvu tugira ngo tugashima, ni uko impundu ziba zavuze. Ndumva ntabareka, ariko ndumva nakomeza nkababwira, kuko umwami Imana ampagurukije ngo ni ukuri. Arambwira ati Ange, arambwira ati umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Yesaya 61:1. Arongera muri Luka 4 aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye. Umwuka w'Imana yaravuye hejuru ageze mu mitima y'abantu. Nanjye rero ndashima Imana ko umwuka w'Uwiteka ari muri njye. Ese wowe ntabwo wabishimira? Ndabashimiye cyane, ndabashimiye, ndabakunda. Bashimira umwami Imana. Ndatuye ngo unaniwe ahaguruke, dukomeze urugendo. Unaniwe niyakirira ijambo rimukomeze. Mu by'ukuri nanjye ntabwo urugendo rwanyoroheye. Nararize, ndababara, ndibaza ibibazo byinshi, na n'ubu ndacyabyibaza, ariko naje gusanga bya bindi byose barabarimu b'ubuzima, barabarimu b'ibyo mvuga uyu munsi, barabarimu mw'ibyo mpamya. Urumva uriya muhungu yaririmbye, atangajwe n'ukuntu rimwe naje kuri pause mvuye ku kazi, ngiye kumva n'ubu umwami Imana arambwira ati fungura urugi, ndarufunga. Ati reba indirimbo kuri YouTube yitwa gutya. Arambwira ati ndebe indirimbo ivuga ngo iyo mbimenya. Mu by'ukuri ndabaza se ko ntayizi iyo ndirimbo. Arambwira ati wowe shyiraho urayibona. Ese ni yande? Mbonamo ni nyinshi. Ni yande? Ati niyo umuntu ukorera Imana. Ndensanga niba abana bo muri Amerika. Ndayumva. Numva ngeze emotion cyane. Numva arambwira ngo iyo mbimenya simba nararize. Iyo menya ko burya ari ibipimo. Iyo menya ko burya ari amasomo. Imana ntabwo bisobanutse. Holy Spirit ntabwo ni ukuri, ntabwo ari wowe wabikoze, ntabwo ari wowe wemeye ko bimbera amasomo n'ibindi. Ni iki? Ni ibipimo. Ariko umunsi umwe numva ndabinezerewe, ndavuga barabarimu beza. Primaire niho twatwigishaga bakajya badukubita inkoni ku kibuno, ku maguru ugataha waciye, ariko barabarimu beza. Shuari barabarimu beza, barabarimu beza, baratwigishije. Batwigishije kwihanganira inzara, batwigishije kwihanganira abandi, batwigishije kumenya igihe cyo kuvuga, batwigishije kubaha umwami Yesu, batwigishije guca bugufi. Kuko karagiteri ya kabiri nzi y'Imana, iya mbere ni urukundo, iya kabiri ni uguca bugufi. Asangaga umuntu avuga natwe tukavuga, tudategera amatwi. Ariko umwami Yesu aratubwira ngo umuntu migani si Yesu ivuga, ati umupfapfa asubiza atarumva icyo bamubwiye. Niba ari mu gice cya 13. Imana yo mu ijuru ibiteho rero, ibagirire neza, kandi ndabakunda. Ni ukuri ndabakunda, ni ukuri abera bose ndabakunda, ni ukuri umwuka w'urukundo Kristo yanyujuje mubagereho, kandi ubohora imitima yanyu. Ni ukuri umuti wa mbere ubaho kuri iyi si ni urukundo. Umuntu uri rejected ntashobora kumva ibyo mvuga, ariko iyo umwegereye ukajya umubwira uti ndagukunda, uba urimo uramusukiramo imbaraga z'urukundo, imbaraga z'urukundo, imbaraga z'urukundo. Shalom shalom. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagure. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda.